Dutangiranye n'umugore arimo kwirukanka mu mashyamba, bigaragara ko hari umuntu wari urimo kumwirukankaho. Ubwo uyu mugore yarakomeje arirukanka, kumbe aha ngaha hari abantu basanzwe bibera mu mashyamba, baramubonye babona ashaka kwinjira mu matwari yabo, baramuhagarika. Umugore aravuga ati ndabinginze nimumfashe, hari umuntu ushaka kungirira nabi, nimumfashe rwose, niba mugira umutima wa kimuntu, ndabinginze nimumfashe ndetse mufashe n'umwana wanjye. Aba ngaba bakimara kumva story y'umukobwa ibabaje, baravuze bati nta kibazo rwose, turibuze kugufasha, ariko ku itegeko rimwe, ugomba kuba usa natwe, ugomba kuba wambaye nkatwe, ndetse n'uwo mwana wawe nawe yambaye nkatwe. Uyu mugore yaravuze ati nta kibazo rwose, njyewe icyakorwa cyose kugira ngo mumfashe ndibuze kugikora, ariko mumfashe pe. Ubwo baravuze bati nta kibazo, kuva wemeye gusa natwe nta kibazo rwose, tuguhaye karibu, injira, nta muntu uri buze kugukoraho, turi buze kukurinda, wowe n'umwana wawe murava hano muri amahoro. Umugore yaravuze ati murakoze cyane rwose kuba mumpaye ubuhungiro. Ubwo barakwereka wa mugore yaraje, baramwinjiza, bemera kuba bamutabara. Kumbi barakwereka umugabo urimo kumwirukankaho yakomeje kuza yiruka, avuga ati muhagarara aho ngaho, ntago mufite kuncika. Ubwo yakomeje kumwirukaho kugeza aho ahingukiye ku matwari ya ba bagore. Ubwo yaje ku matwari ya ba bagore, aravuga ati nta mugore wanjye mubonye arimo guca hano. Ubwo abagore baravuga bati oya, nta muntu bigeze winjira hano. Uyu mugabo aravuga ati nta handi hantu yaba acikiye rwose, ndabizi neza ko umugore wanjye acikiye hano. Ngo abangaba bararebana, baravuga bati sa nkuko twabikubwiye, nta muntu tujya twemera ko yinjira ahangaha atabana natwe. Rero umugore wawe urimo kutubaza ntabwo yigeze yinjiramo hano rwose. Ngo uyu mugabo yaravuze ati njye ntabwo nshobora kugenda ntabonye umugore wanjye ndetse n'umwana, rero mushaka mwandika nkinjira nkareba umugore wanjye, icyo nshaka ni umugore wanjye, cyangwa se nze kuba nabagira nabi. Abangaba bakomeje kumutsemba bavuga bati nta kintu na kimwe wakora ngo ubashe kuba wakwinjiramo hano, kuko ntabwo byemewe. Ubwo umugabo ashatse kugerageza bahita bamutonga amacumu, baravuga bati arega nkuko twabikubwiye, ntabwo wemerewe kwinjira hano utari umwe mu muryango wacu, rero subirayo tutaze kuba twakugira nabi wa mugabo we. Ubwo umugabo yabonye bikomeye, aravuga ati okay, nta kibazo, murekere aho ngaho ndagiye, ariko nubwo ngiye umenye ko nzagaruka gutwara umugore wanjye, ntabwo birangiriye hano. Ubwo umugabo yabonye aba bantu atabishoboza, aravuga ati nta kibazo rwose, reka ngende. Ubwo umugabo yafashe inzira arigendera, aba bagore abaregera amatwari yabo. Gusa mbibutsa, nimba ukunda video dukora ukaba turakora subscribe, urimo gucikwa cyane, wakora subscribe ubundi tugakomeza tukabana. Ubwo barakwereka, reka tugaruka hano noneho aho ba bagore baba. Ubwo uyu nguyu yaraje abwira wa mugore wacikanye umwana ati wazanye nkagufasha umwana, zana ngufashe umwana tubashe kuba twaguhindurira imyenda. Ubwo umugore yavuze ati oya, ntabwo rwose natanga umwana wanjye, uyu mwana ni uwanjye, nta muntu n'umwe ngomba kumuhereza. Disi uyu mugore yari afite ubwoba. Ubwo nguyu yahise amubwira ati oya mama, humura nta kibazo, ikintu dushaka ni uko dushaka kuba tumugufashije kugira ngo ubone ukuntu uhindura imyenda, twebwe rwose nta mutima mubi. Ubwo umugore yarabyemeye atanga umwana we, bamuhereza imyenda imeze nk'iyo bambara, baramubwira bati noneho akira ambara iyi myenda, ubundi nawe uze gusa natwe, nubwo uriya mugabo atarabasha kuba yakwinjira ukabyishakiye. Ngo umugore yafashe ya myenda, aravuga ati nta kibazo rwose, reka njye kuyambara, kandi rwose murakoze rwose kubwo kugerageza kunyitaho. Umugore yakomeje kwambara ya myenda. Abangaba nabo rwose bakomeza kugenda bamusiga bya ibara byabo bisiga ku maso. Ngo barakwereka uko bagakomeje kubimusiga, ndetse n'umwana nawe baraje barabimusiga kugira ngo bose baze kuba basa n'uyu muryango. Ngo ibyo byose barabikoze, ariko umugore nawe agakomeza afata umwana we kugira ngo umwana we ataza kuba yamujya kure. Kumbi barakwereka, tugarutse hano nanone, uyu mugore disi yakomeje kugenda bafasha imirimo, bakagenda bamwereka imirimo, bakavuga bati dore twebwe ubuzima twiberaho ni ubu ngubu, turaza tugasoroma izi mbuto, nizo twirira rwose, nizo ziba zidutunze. Uyu mugore ubwo nawe yatangiye kubafasha gusoroma imbuto. Ubwo uko arimo hano ari gusoroma imbuto, yaravuze ati ariko rero reka ngiye vuba, kuko ngiye ngomba kujya kugaburira umwana wanjye, uziko kuva mu gitondo ntaramugaburira. Abangaba baravuze bati nta kibazo rwose, n'ubundi ni mu kanya tukaba tuvuye hano rwose, uragaburira umwana wawe.
ntugire ikibazo. Uyu nguyu yakomeje kuvuga ati ariko rwose mbona muri abantu beza kubw'umutima mwiza mubasha kunyereka, sinzabona ikintu mbitura rwose. Ubu nabo baramubwiye bati arega natwe turi ababyeyi tuzi ko kubyara bimera, ahubwo tugende ujye kubasha kuba wagaburira umwana wawe rwose, nibyo kuvuga ngo kudushimira nawe ubonye undi muntu wabimukorera ibyo nta kibazo. Ubwo barakwereka umugore yaraje rwose atangira kugaburira umwana we, ariko disi ko agaburira umwana we ariko arushaho kurira cyane. Ubwo uyu nguyu yaramubajije ati ese bite ko mbona urimo kurira cyane, ubundi bimeze bite? Uyu mugore yavuze ati ikintu kirimo kumbabaza ni umwana wanjye ntashobora kurinda uriya mugabo buri munsi uko atashye araduhohotera, ataha yasinze akadukubita njyewe n'umwana wanjye, sinshobora gukora amafaranga nk'abandi bagore kuko ahita yanyaka akajya kuyasindiramo inzoga. Urumva rero ni ibintu biba bigoranye cyane. Uyu mugore yaramubaje ati ese ubundi ko yakwirukankagaho ubundi byari byagenze bite? Uyu mugore ati impamvu yatwirukangaho rero dore ukuntu byagenze. Ubwo uyu mugore yatangiye gusobanurira ukuntu byagenze kugira ngo uriya mugabo aze kuba byose bijya gutangira. Uyu mugore yari atetse akiri aho ngaho, umugabo we yese yinjira yasinze cyane rwose, arimo kuvuga ati umugore wanjye arahari, umugore wanjye mpereza amafaranga rwose, ndashaka irindi cupa rimwe, mpereza amafaranga njye kwigurira akandi gacupa kamwe. Umugore aramubwira ati nyamara njyewe nta mafaranga mfite, yose nayakoresheje. Umugabo ati none urabona ndanywa inzoga gute? Ikintu nkeneye ni amafaranga rwose, mpereza amafaranga. Umugore ati amafaranga nari nsigaranye nayaguriyemo umwana wanjye amata. Urumva rero nta mafaranga mfite pe, amafaranga yose nari nsigaranye umwana wanjye nayamuguriyemo amata. Ubwo umugabo n'uburakari bwinshi yese avuga ati bishoboka bite ko amafaranga wagombaga kumpa wayaguriyemo umwana amata? Ati reka nze njye kureba uwo mwana mwereke ibintu ngiye kumukorera rwose, ntabwo byashoboka rwose. Ubwo umugabo agiye gutambuka umugore aramwangira, aravuga ati oya, umwana wanjye mureke wenyine hatagira ikintu kibubasha kuba wamukorera. Uyu mugabo atangira kuvuga ati ntabwo nshobora kumureka wenyine rwose, uriya mwana kuva yagera hano amafaranga yose bagajya gumpa usigaye uyamuhereza. Uyu mugore akomeza gusaba imbabazi cyane ati ndakwinginze rwose, ndakwinginze. Ubwo umugabo wese afata umugore we aramunaga, arangije atangira guhondagura umugore we avuga ati gute amafaranga wajya gukorera ukayampa wehereza umwana? Uriya mwana amaze kumbangamira, kumbi ikigabo nta kazi kigira, amafaranga umugore yakoreye gita kiyamwaka. Ubwo barakwereka ikigabo cyaje ku mwana wacu kimaze guhondagura umugore. Umugore nawe yarebye ku ruhande afata ipanu ayikubita cya kigabo mu mutwe. Akimara kugikubita ipanu mu mutwe, umugore wese afata akana ke disi ngo arebe ukuntu yacika ikigabo, kuko ikigabo ni cyiza kubyuka rwose ntabwo kirabuze kuborohera. Ubwo umugore nawe yatangiye gusohoka, arangije arirukanka, kumbi barakwereka cya kigabo nacyo ipanu bari bagikubise cyaregutse kiravuga ati noneho mwese ndabishe. Kumbi barakwereka nuko nguko umugore yacitse. Ubwo ibi byose yabibwiraga bari abantu yasanze mu misozi, avuga ati umugabo rwose iyo ntaza kumucika no kunyica ari kunyica rwose, niyo mpamvu naje mpungira hano mbaha kubufasha, gusa mwakoze cyane. Ubwo abangana nabo bakomeje kumubwira bati humura wa mugore we, ntugire ikibazo rwose. Ati ariko rwose uba bishaka twakwigisha uburyo wazajya wirinda, uriya mugabo wawe ntazabasha kuba yakumenyera habe na gato, ndetse ukabasha no kwita ku mwana wawe nta kibazo rwose. Yo umugore disi yabyemeye atazuyaje, aravuga ati ibyo ngibyo rwose byamfasha rwose. Ubwo abangaba baramubwiye bati noneho iba bitegura umunsi w'ejo tuzatangira tukwigisha uburyo ki wazajya wirinda, umugabo we ntazongere kukumenyera. Umugore yarishimye cyane, aravuga ati nta kibazo rwose, ibyo ngibyo ndabyemeye, umunsi w'ejo nanjye nditeguye. Ubwo barakwereka babyemerekanyije, baravuga bati nta kibazo rwose, ubwo ejo ni gahunda. Kumbi barakwereka umunsi rwose warageze, umugore batangira kumwereka kwirwanaho, batangira kumwigisha kwirwanaho, ukuntu yazajya arwanya umuntu wese ushatse kumuhohotera. Ubwo barakwereka rwose bakomeje kumwigisha, imyitozo irakomeza. Bamwigishije kurwana, gukoresha inkota, ndetse bamwigisha no kurira ibiti, bamwigisha ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo ajye abasha kwirwana. Kumbi barakwereka nyuma y'uko umugore yaramaze gufata amasomo, cya kigabo cyaragarutse, noneho kigarukana n'abandi basore babiri. Ngo kiravuga kiti harya n'uyu munsi nanze kuba umugore wanjye, uyu munsi ntabwo ndibuze gusubira inyuma, icyo nkeneye ni umugore wanjye, nimumuhereze umugore wanjye cyangwa ibintu bize kugenda nabi.
ngo abangaba baramubwiye bati nk'uko twabikubwiye mbere nta mugore wawe uri hano rwose, ushaka wafata inzira yawe ukigendera ugasubirayo. Umugabo ati nta hantu njya nabonye umugore wanjye. Kumbe umugabo akiri aho ngaho sinzi ukuntu yarebye hirya, arangije abona umugore we. Umugore we nawe yarahindukiye abona umugabo wiwe. Wa mugore yatangiye kwirukanka. Ikigabo cyaravuze kiti dore nguriya sha nimuhigame ntambuke. Ubwo batangiye guhangana na ba bagore, barangije bahita babacaho barirukanka. Ubwo birukanse bajya kureba wa mugore, ubwo abangaba nabo baje bakurikiye. Ubwo barakwereka wa mugore nawe disi yakomeje kwirukanka cyane, akomeza kwiruka ngo kino kigabo cye kitaza kuba cyamufata. Barakwereka bakomeje kumwirukaho, barirukanka umugore nawe akomeza kwirukanka kugira ngo arebe nimba yakwitabara ndetse agatabara n'umwana we. Barakwereka uko umugore yakirutse yaraje ahita yihishamo hano kugira ngo birabwo nibiza kuza bitaza kuba byamubona. Kumbi barakwereka bya bigabo nabyo byakomeje kuza bimwirukanka, ngo byageze hano bibura ahantu umugore arengeye. Biravuga biti ese wa mugore agiye, wa mugore yakabaye hano rwose, ariko ntago agiye kure cyane, turabizi neza ko ari hano hafi, dukomeze tumushake kuko ntago ari kure cyane. Ngo byakomeje kuraranguza amaso biramubura. Icyo batazi cyo nuko umugore yerisha uruhande rwabo. Ngo byarongeye birirukanka, ngo wa mugore nawe yazanye akana ke aravuga ati rero mwana wanjye bari abagabo ngomba guhangana nabo. Ubwo yafashe akana ke arangije akarambika aho ngaho, arangije arakabwira ngo mwana muto ihangane rwose uri hano, ntuze gusakuza, mama ari buze kugaruka mu kanya rwose, ndi buze kukureba, ngiye kumanza nagira ibyo ntunganya rwose. Ubwo umugore wese afubika akana kiwe neza, aragafubika neza kugira ngo kataza kuba kagira ikibazo. Amaze kugafubika aravuga ati ubu ngubu tayari nicyo gihe cyo kugenda, dore ko umugore yari amaze iminsi afata imyitozo, ntabwo yari agifite, ntabwo yari agitinya umugabo wiwe. Ubwo hano barakwereka umugore yatangiye gusohoka hahandi yitsimbye avamo gake gake. Ubwo tayari umugore yari yiteguye urugamba, yari yiteguye guhangana n'umugabo wiwe. Ubwo barakwereka Yesaza afata icumu atangira gukurikira ba bagabo. Arangije ageze hano umugore yatangiye kurira igiti, bya bigabo byose biza bihobagira. Kumbe icyo batazi umugore yari yamaze kubagera hejuru. Kumbe uko bari aho ngaho ntibazi ko umugore aba ari hejuru. Umugore yafashe rya cumu yitonze, ariko bano bakomeza kuvuga ati ese uriya mugore yaba ducikiye, uriya mugore yakabaye hano. Wa mugore yise amanuka abagwaho. Kumbe uko barakwereka ko yakabaguyeho bahise bagwa hasi. Ubwo umugore wese asigara aho ngaho aravuga ati aha wa mugore rwose ibyo wigize noneho mbashije kuba nakubona, kuri inshuro nta hantu uri buze kuba wancikira rwose. Bari abantu bihaye ngo nibo bari kukurinda, ntabwo bari buze kukurinda kuri inshuro. Ubwo umugore yatangiye kwegera, umugabo yatangiye kwegera umugore we. Umugore amubwira ati nta kintu wankora wa mugabo we, noneho kuri inshuro ntago nkigutinya. Ubwo umugabo yaje agiye kwegera umugore wiwe, umugore yahise amukubita akantu, umugabo yagwa hakurya. Aravuga ati ngaho garuka rwose, nimba wigize ndigabo ngaho gerageza ugaruke. Ubwo umugabo yaramurebye arikanga, aravuga ati okay ibi ngibi nibyo ushaka, ibi ngibi turabikora mpaka bukeye. Kumbe umugabo akiri aho ngaho polisi yahise ihagera. Ubwo barakwereka polisi yahise ihagera itangira gufata wa mugabo, iramubwira iti wowe twamaze kumenya ibyaha byose ukora, ubu ngubu ugiye kujya mu butabera rwose, ugiye kuba wahanirwa ibyaha byo guhohotera umugore wawe ndetse n'umwana. Ubwo polisi yahise ifata wa mugore iramujyana, ndetse bafata n'ibi ngibi byari bisigaye barabwira biti namwe sha mwashaka kwifatanya n'uyu mugabo, namwe nimuze ngo mujye guhanirwa ibyaha byanyu. Ubwo bose barabafashe barabajyana. Kumbi barakwereka ba bandi bari baracumbikiye umugore baraje bamuzaniye umwana we. Kumbi nibo bagiye guhoroza polisi, bari bagiye guhoroza polisi kuko babonaga uyu mugore arimo guhohoterwa cyane. Ubwo umugore disi yabonye umwana we arishima cyane, aravuga ati ni byiza cyane kuba nongeye kubona umwana wanjye rwose. Aba nabo baramubwira bati noneho gore uyu munsi wowe n'umwana wawe mugiye gutangira kubaho nta kintu kibatera ubwoba. Uriya mugabo guteraga ubwoba ntabwo azongera kugaragara mu maso yawe, kuko ubu ngubu agiye guhanwa na polisi. Uyu mugore yarishimye cyane avuga ati nubwo ngiye kugenda rwose ntabwo nzigera mbibagirwa, nzahora mbatekereza
kandi always muzahora mu mutwe wanjye, kandi mwarakoze kuba mwantabara. Imana izabampera umugisha. Ariko nkomeze kubwira nawe dukurikiye, wakoze kudukurikirana kuva iyi video itangiye kugeza irangiye. Ciao tuzahure muri video y'utaha. Gusa mbibutse nimba utarakora subscribe, urasabwa gukanda subscribe, ubundi ukande ukazogera karaho ngaho kugira ngo buri video yose dukoze uzajye tuyibona mu ba mbere. Ciao mukomeze kugira ibihe byiza. Tuzahure ku munsi w'ejo kuri video y'utaha. Ciao murakoze cyane.